bakatubwira ngo mwihane kubeshya, ariko si igitera kubeshya ko ntaho cyagiye. Mwihane uburakari, ariko si igituma urakara cyagiye he, n'ejo uzongera urakare. Niyo mpamvu abantu bihana kuva bakimenya gusenga bakarinda bamera imvi bakihana. Yakobo 2:10 havanga umuntu witondera amategeko y'Imana yose, tekereza, kandi ntawe ubaho agasitara ku itegeko rimwe ngaba yayishe yose. Ajya gupfa ninde yabwiye ibyaha bye? Ariko ibyo bintu bitashize aho yabyihaniye ntibumva ko bijyanye yagiye. Agahinja kanganya n'umusaza ubunyacyaha. Ariko Nikodemu ni gutura umwigisha w'abandi, nawe utazi uburyo umuntu yavuka bwa kabiri. Amubwira kubyarwa n'amazi n'umwuka. Abantu babisomye gutyo, babisoma textuellement nkuko byanditswe, bajya kutubatiza mu mazi ngo tuvutse ubwa kabiri. Baratubeshye. Ivuko rya mbere ni irihe, irya kabiri ni irihe? Ntago bagushyira mu mazi ngo amazi akureho icyaha ukomora kuri Adamu. No! Ujya muri umunyabyaha wumutse ukava muri umunyabyaha ukonje. Ivuko rya mbere ni ivuko dukomora kuri Adamu, ryatugize abanyabyaha, hatavuyemo pastor, hatavuyemo bishop, hatavuyemo apostle, hatavuyemo papa, bose bakoze ibyaha. Abaroma 3:23. Mujye mubisoma ni Bibiliya murazifite. Ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuki batavuze ngo except bashyire mu izina ryawe kubana n'Imana mu munezero w'iteka ryose? Aho niho nkwifuriza nawe kuzaba. It doesn't matter kuba warabayeho ufite private jet ukanezezwa by'akanya gato. Niba uzajya mu muriro ntacyo bizaba bimaze rwose. Ijambo ry'Imana tugiye kumva, twizera yuko iyo twumva ijambo mwami uba uteye imbuto kandi uyiteye mu mitima yacu, nibwo butaka uwishyizemo. Ijambo ryawe niryo ridukiza, niryo rishobora gufata n'umuntu uraha ugifite ubwoba bw'urupfu bwo guhura nawe, rikamuhereza kukumenya, kubera yuko ari yo mbaraga ijya ibasha gufata umuntu upfuye utabasha gukira ikamuhereza ubuzima bw'iteka ryose. Reka nituryumva duhumurizwe rwose, twumve turi kumwe nawe, twumve uri hafi yacu, tukumve rwose mu ijambo ryawe mwami, kandi ritubere inkomezi, ridutere kukwiringira kurushaho mu gihe nk'iki ngiki mwami. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, amen. Ajya gupfa, ajya kuva mu mubiri, yari kumwe na mukuru we. Hari yakundaga kumva indirimbo na sermons ziri recorded kuri YouTube. Umugabo warimo abwiriza umunsi apfa ari ku buriri aryamye, mu minota ya mbere ibanzaho gakeya niwe ngiye kwakira mu kanya tuganiriza ijambo ry'Imana. Twagerageje nyine ko ibyashoboka kugira ngo aramutse ari we witeguriye ibi bintu, ibyo yakundaga ari byo biba. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe kubw'uyu mwanya Imana itanze kugira ngo twumve ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana niyo ryaremye isi n'ibiriho byose, ibyo tuzi, ibyo tutazi. Rishyiraho ijuru, rihanika ikirere, rishyiraho inyanja, rishyiramo ibiba mu nyanja byose, rishyiraho ukwezi, rishyiraho izuba. Natwe niryo ryaturemye, ubwo rero niryo kubahwa igihe cyose. Nitwa Emile Nshimiyimana. Mu busanzwe ndi umupapa, mfite umudamu n'abana 3. Imirimo isanzwe nkora, ndi umwenjeniyeri cyangwa se umwubatsi, ariko ikiruta byose ndi umwana w'Imana. Navutse ubwa kabiri, ndi icyaremwe gishya, ndi umukiranutsi
ku Mana mbikesha kwizera Yesu Kristo. Nkaba ndi mu isi ntabishidikanyaho ko ndi umuragwa w'ijuru. Reka nihanganishe rero umuryango ubyara umuvandimwe nshuti wakuwe mu mubiri, ariko nihanganishe n'inshuti ze zose ndetse n'abandi bantu bose bari hano baje gushyigikira umuryango, baje gukomeza umuryango, bagaragaje urukundo bakundaga umuvandimwe wacu watabarutse, waruhutse imiruho ndetse n'imihate nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu Byahishuwe 14:13. Yankurikiraga cyane kuri YouTube, ngira channel ntambutsaho ubutumwa bwiza yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Wenda bamwe barayizi, abandi ntibayizi. Nahamagawe rero na Sabato, arambwira ati umuvandimwe yavuye mu mubiri, ariko dukurikije ukuntu yakundaga ibyo wigisha, twumva wazaboneka ku munsi wo kumutaramira, wo gutarama tuvuga ubuzima bwe, ugatambutsa ubutumwa bwiza. Ndabimwemerera, ndebye koko muri chat, ndeba ibyo twagiye twandikirana, nsanga koko ajya nyandikira, arankurikira, yagira n'ibibazo akambaza mu gikari nkamufasha. Yabaga no kuri WhatsApp groupe dukomeza gufashirizaho abantu ku ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ndavuga nti rero kuva ari mwene data watashye ngomba kuhaba. Bigeze nijoro, yampamagaye ejo, bigeze nijoro umuvandimwe dukora n'ivugabutumwa, tuba turi kumwe ahantu henshi mu bintu byinshi, apfusha papa we Rusizi. Nanabimenya mbere ye, bamuhamagaye baramubura, abari nge bahamagara, mushiki we niwe bamuhamagaye, arambwira ati papa arapfuye, kandi twahamagaye Mugisha niko yitwa, turamubura, bati dufashe umutumenyeshereza ayo makuru. Mbwira madamu twa twanaryamye, tubyuke tujye kubamenyesha. Wenda basinziriye, bakize telefone muri silencieux, ariko ntabwo twabirarana, kandi wenda bazashyingura ejo, ariho uyu munsi reka tujye mu rugo tujye kubabwira ibyabaye. Tujyayo koko turababyutsa, dusanga bari bataramenya amakuru. Dutangira gupanga uburyo buri buke bagenda bajya Rusizi gushyingura, ariko ntangira kwibaza uburyo ntari bujyane nawe. Ariko nakwibuka ko nemereye Sabato wampamagaye ko ngomba kuba ndi hano k'uyu mugoroba. Ndavuga nti nta kundi byagenda, dupanga abandi bavandimwe bari bugende, tworganiza iby'urugendo. Bagiye saa 9 z'ijoro, n'ubu basoje, abagaruka bari kugaruka, ariko yasigayeyo kugira ngo ategereze kuzakurikira iyo. Numvaga nta buryo ndi buhindure mwayo masaha y'ijoro ngo mbwire Sabato ngo uyu munsi nimugoroba ntago nza kuboneka. Urumva ro byaciye mu nzira ndende, ariko Imana yabikoze kugira ngo kuno mugoroba tuganire nawe. Kandi hari byinshi byashobora gutuma utaboneka, ariko ubwo Imana yashimye ko uri hano, uyu mwanya uha agaciro. Nkunda kubwira abantu ubutumwa bwiza kuva 2012 nakwizera ubutumwa bwiza. 2015 nanditse igitabo cyitwa Ijuru Ntirikorerwa kugira mbwira abantu ibyo batazi, nanjye ntari nzi namenye yuko ijuru tutarikorera, ahubwo ko twariherewe ubuntu muri Kristo Yesu.
ni nabwo nashyize iyo channel kugira ngo kuko turi mu gihe kiri digital mbashe kugeza ubutumwa bwiza ku bantu benshi baba ari mu gihugu baba no hanze yacyo bamenye ibyo batamenye kandi bari bakeneye kugira ngo bazajye mu ijuru. Kuko turi hano twese nk'abashyitsi, turi hano igihe gitoya, umuvandimwe yagiye, nanjye ejo ninjye, cyangwa se ni wowe, gutyo gutyo buri wese mu mwanya we. Yaba rero twakabaye abanyabwenge, twakwitaye ku iherezo ryacu. Iyo umuntu yagiye, ibyo kuba wari engineer ntacyo biba bikivuze, ibyo kuba wari umuntu ukomeye biba birangiye. Ikigira umumaro ni ukuba warizeye Yesu, ukaba uvuye mu isi uzi neza ko ugiye mu ijuru. Ni nawo mwanya dufite hano, ni umwanya wo guhitamo aho tuzajya kuba kandi mu buryo bw'iteka ryose. Hano tuhaba igihe gitoya, igihe kinini tuzakimara aho handi tuzajya. Bamwe mu nyanja yaka umuriro n'amazuku bakababazwa iteka ryose. Amazuku ni biriya bintu y'ikirunga cyagize eruption, icyo bita eruption volcanique. Biriya bintu biturukamo mu kirunga bimeze nk'igikoma byaka cyane. Igoma byarabaye mu gihe cyashize, ngira ngo mwarabikurikiye kuri social media. Umuhanda birawusatura, inzu birazisenya, buri nta kintu bigeraho ngo kigira ubuzima. Ayo niyo mazuku. Abandi bazajya kubana n'Imana mu munezero w'iteka ryose. Aho niho nkwifuriza nawe kuzaba. It doesn't matter kuba warabayeho ufite private jet ukanezezwa by'akanya gato. Niba uzajya mu muriro ntacyo bizaba bimaze rwose. Kandi naje gusanga umuntu ufite Yesu burya aranezerwa, ubuzima bwose yaba arimo abaho anezerewe, hadashingiye ko yabonye byinshi cyangwa yabonye bikeya, hadashingiye ko akunzwe cyangwa se yanzwe. Umuririmbyi yaravuze ngo najyaga njya ku iriba ry'isi 123, mfite inyota nyinshi cyane, naba agiye kunywa amazi agakama, ubwo nuko nkayabura nkiheba. Iryo ni iriba ry'isi. Ariko aravuga ngo ubu none ni Yesu maza wenyine, nta rindi zina nemera, kubera ko ubugingo ndetse n'umunezero bibonekera muri nde? Muri Yesu Kristo. Muri we harimo ubugingo bw'iteka, kandi muri we harimo umunezero. Imana ishimwe cyane. Icyo rero nicyo nkwifuriza, ngo muri uwo nguwo muri Kristo ntihaba mu Muyuda cyangwa se Umugiriki, ntihaba mu munyacyaro cyangwa se umunyamujyi. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Muri we twese turangana, kandi muri we twese tusa nawe, kandi muri we twese dufite agaciro kamwe, kubera ko twanaguzwe ikiguzi kimwe, ariyo maraso y'umwana w'intama w'Imana atagira ibara, amaraso y'igiciro cyinshi cyane. Niyo mpamvu icyo twaguzwe kingana n'icyo turi cyo. Ako niko gaciro karuta kandi gaciro kose. Twabwiwe byinshi, twigishijwe byinshi, ariko niba bitaratugejeje ku byiringiro bizima by'ubugingo buhoraho. Umugabo witwa Nikodemo yasanze Yesu nijoro, n'amagambo dusoma mu Ivanjiri ya Yohana mu gice cya 3, cyangwa se mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Yohana. Aramubaza ngo nkora iki kugira ngo ndabwe ubugingo buhoraho? Aramubwira ngo birasaba kuvuka ubwa kabiri. Aramubwira ati ariko se ko ndi umuntu mukuru nasubira mu nda ya mama nkongera avuka? Ariko Yesu aratangara. Abo ariko Nikodemo ni gutura umwigisha w'abandi, nawe utazi uburyo umuntu yavuka bwa kabiri. Amubwira kubyarwa n'amazi n'umwuka. Abantu babisomye gutyo, babisoma textuellement nk'uko byanditswe,
bajya kutubatiza mu mazi ngo tuvutse ubwa kabiri. Baratubeshye. Ivuko rya mbere ni irihe? Irya kabiri ni irihe? Irya mbere niryo dukomora kuri Adamu. Kuri uwo twese turi abanyabyaha ku kigero kimwe. Abaroma 5:18 na 19. Ndagerageza kwihuta kugira ngo n'izindi gahunda zize kubona umwanya wazo. Haravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha, banacirwaho iteka. Ntabwo umuntu aba umunyabyaha ageze kuri 12 ans nkuko batwigishije ku myaka 12. Oya, igicumuro cya Adamu cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha, banacirwaho iteka. Muri abo nawe urimo, muri abo nanjye muri Adamu narimo. Aho rero ni ivuko rya mbere riri. Ni ivuko dukomora kuri Adamu. Umuntu wese ubyarwa n'umugabo n'umugore wabakomotse kuri Adamu, kandi abavutse ari umunyabyaha avukanye kamere y'icyaha. Ibindi yibonaho ni imbuto z'icyaha, ntabwo ari byo cyaha nyirizina. Yewe mwari mwumvise icyo kintu? Kubeshya, kwiba, gusambana n'ibindi byinshi, amashyari, ibyo byose ni imbuto z'icyaha. Ariko igiti nyirizina nicyo kibazo. Bakatubwira ngo mwihane kubeshya, ariko si gitera kubeshya ko ntaho cyagiye. Mwihane uburakari, ariko si gituma urakara cyagiye he, n'ejo uzongera urakare. Niyo mpamvu abantu bihana kuva bakimenya gusenga, bakarinda bamera imvi bakihana. Ajya gupfa, ninde yabwiye ibyaha bye? Ariko ibyo bintu bitashize, aho yabyihaniye ntiwumva ko bijyanye yagiye. Icyo ni icyaha tuvukana twese, kamere y'icyaha. Ubuzima bw'icyaha bwakomotse kuko tumvira Imana kwa Adamu. Igihe Imana imurema nk'uwatubanjirije twese, ikamubuza kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, ikamubwira ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Inzoka, shitani mu ishusho y'inzoka, igaca kuri Eva ikamubwira ko nta kibazo, ko Imana yabashutse, ko ntacyo bitwaye kurya ku icyo giti. Umugore akiryaho, ariko aha n'umugabo nawe ararya, bahita bisanga bambaye ubusa, kandi urupfu ruba ruratangiye koko. Ubwo buzima bw'icyaha bwinjiye mu muntu kuko nta mwana bari barabyaye mbere yuko bakora icyaha. Ubwo buzima bwabaye uruhererekane ku bantu bose babayeho, abariho n'abazabaho, bavukana iyo kamere y'icyaha. Iryo niryo vuko rya mbere. Agahinja kanganya n'umusaza ubunyacyaha. Ntabwo Imana ibara ibyaha ku mubare w'ibyaha cyangwa se w'imbuto z'ibyaha umuntu yibonyeho. Oya, niyo mpamvu Yakobo 2:10 havanga umuntu witondera amategeko y'Imana yose. Tekereza, kandi ntawe ubaho agasitara ku itegeko rimwe ngaba yayishe yose. Utari wasitara hano namanike akaboko. Arahari? Niba ntawe rero, amategeko yose mwarayishe, kandi bebo by'ibyaha ni urupfu. Iyo tuvuga urupfu, si urunguru, uru nta kibazo ndaza kuhagera. Oya, muri byo yaravuze ngo nungenza utyo mwami, umwuka nuhera, urupfu ruzanyinjiza aho batagipfa. Ngo nibwo nzakumenya nk'uko unzi nanjye Mukiza, ngo nziratira imbere yawe ko tuzahorana. Niba hari ikintu nkumbura, iyo mwene data yavuye mu mubiri, niyo ndi kubwiriza gutya mperekeza mwene data, ku mutima haba hariho ngo arantanze gutaha. Ntabwo mba mbabaye, mba nishimye, ariko muri njye harimo ngo nge nzagenda ryari.
hano mu isi ntago ari iwacu. Namaze kuba umwana w'Imana, sinkiberanye no kuba hano. Mpari kwiyi mpamvu gusa, kugira ngo mbwire abaremwe ubutumwa bwiza. Mazi imirimo yo mwisajyama ninyirangiza, azamamagara ngeze. Ntago muyizi? Imirimo ajyama mwisi ninyirangiza, azamamagara angeze he? Mwijuru. Ntabwo nzicwa rero impanuka, ntabwo nzicwa na malaria, ntabwo nzicwa n'igisasu, oya, ahubwo imirimo yo mwisi ajyama ninyirangiza, azamamagara angeze he? Mwijuru. Nzaba ntashye kubera ko ampamagaye, ntago nzaba ntashye kubera ko narwaye, ntago indwara yankora, ndi umwana w'Imana. Niyo mpamvu nta kibazo dufitanye n'urupfu rw'umubiri. Twamaze kuba abadapfa. Eternal life, ubugingo buhoraho, nicyo bivuze. Ni ukubaho iteka, iteka ryose. Navugaga ivuko rya mbere. Ni ivuko dukomora kuri Adamu, ryatugize abanyabyaha, hatavuyemo pastor, hatavuyemo bishop, hatavuyemo apostle, hatavuyemo papa. Bose bakoze ibyaha. Abaroma 3:23. Mujye mubisoma ni Bibiliya murazifite. Ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Kuki batavuze ngo except bashyire mu izina ryawe? Buri wese arimo, muri bose bakoze ibyaha, ari bashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko 24 bavuga ijambo ryiza nza kugarukaho, ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo, ibibahereye ubusa, kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Mukomere Yesu amashyi waducunguye. Iryo ryo vuko rya mbere. Ntago bagushyira mu mazi ngo amazi akureho icyaha ukomora kuri Adamu. No! Ujya muri umunyabyaha wumutse, ukava muri umunyabyaha ukonje. Sinzi niba mwacyumvise icyo ngicyo. Ntabwo intoki za pastor zakubyara ubwa kabiri. No! Nawe ni umunyabyaha nkawe nuko utabizi. Ujya kubwira ibyaha, nawe ni umunyabyaha, akeneye savior. Ntiyagukiza, nawe ntabwo yakwikiza. Ivuko rya kabiri, reka nihute. Imana ibonye ko twese twarabo kurimbuka, idushakira umucunguzi Yesu. Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Nta cyaremwe kitaremwe nawe. Jambo yigira umuntu, abana natwe. Mariya, marayika aramubwira ngo humura, uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu, niwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ati ibyo bishoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Aramubwira ati humura, Mwuka Wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zigukingirize. Imana ishimwe cyane. Mwuka Wera azamuzaho, ariko n'imbaraga zisumba byose zimukingirize. Niko kuntu hatabayeho guhererekanya k'ubuzima bwa Mariya n'ubwa Yesu Kristo. Yatewe inda ya Mwuka Wera, ngo niyo mpamvu Wera uzavuka. Noneho hagiye kuvuka nde? Uwera, havukaga abanyabyaha. Uwo ntiyabonetse ku bushake bw'umugabo ndetse n'umugore, yabonetse ku mbuto ya Mwuka Wera. Niyo mpamvu yavutse ari uwera.
Abaheburayo kane mu gice cya 4 umurongo wa 14 na 15 haravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose ariko ntiyigeze akora icyaha. Abakorinto ba 2:5-21 baravuga ngo ni Kristo utarigeze kumenya icyaha, uretse no kugikora muri conscience ye, mu bitekerezo bye ntabwo yigeze amenya icyaha. Uwo niwe wavutse ari umukiranutsi, anabaho ubuzima bwo gukiranuka. Ntabwo Yesu yirindaga ibyaha, oya, kuko nta buzima bw'icyaha yari afite, nta nubwo abitekerezaga. Ahubwo biri kumvikana, iyo Bibiliya ivuga umukiranutsi ni uwo wenyine, ni uwavutse ari umukiranutsi, abaho n'ubuzima bwo gukiranuka. Biri kumvikana ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ariko ntigera akora icyaha. Kera mu isezerano rya kera, cyane cyane mu gitabo cy'Abalewi, niho batubwira ibyo batambira Abisirayeli ibitambo by'ibyaha byabo. Muri Abalewi 16 bavuga umunsi mukuru w'impongano wo guhongerera Abisirayeli bose ibicumuro byabo. Itungo ryatangwaga kugira ngo rihongerere ibyaha ryagombaga kuba ari itungo rizira inenge, basuzumye kuri kondisiyo Imana yari yaratanze kugira ngo barebe ko ryujuje ubuziranenge. Niyo mpamvu Yesu atari guhinduka igitambo cy'ibyaha afite inenge. Biri kumvikana. Yohana 1:29 dore nguyu ntama w'Imana niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Igihe gikwiriye kigeze, Imana iramutanga kugira ngo ahinduke igitambo cy'ibyaha byanjye, cy'ibyaha byawe, cy'ibyaha by'abari mu isi. Abaheburayo 10:10 haratubwira ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe risa ngo bibe bihagije iteka. Abantu muhumve neza, uze kuhasoma. Ntabwo ndi gusoma, narakijijwe, mpabwa Mwuka Wera, mba no kumenya n'ijambo ry'Imana, nyine navutse mu ijuru. Ariko wowe uze gusoma, you follow me, uraza gusanga ibyo ndi kuvuga nta kintu ndi kongeraho. Gushaka kw'Imana kwatumye tugira gute? Twezwa. Impamvu utera nuko wiyeza. Ariko gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, ni ukwezwa n'undi, tubiheshejwe nuko icyabiduhesheje umubiri wa Yesu nk'igitambo nyine watambwe rimwe risa ngo bibe bihagije iteka. Niba ari icyaha cyawe Yesu atapfiriye, nta kintu kibaho mu isi kizakigukuraho, kuko ibyaha na kera na kare byakurwaga ku gitambo, plutôt ku wakoze icyaha bigashyirwa ku gitambo, igitambo kigapfa kizize ibyaha by'uwakoze ibyaha, wagataha ari umwere. Siko byagendaga? Bivuze ngo ntabwo Imana yishe Yesu itabanje kumubaraho ibyaha byanjye n'ibyawe, yaba yaramuhoye ubusa. Rero niba ari ibyaha byanjye rero Yesu yazize, ntabwo yahindutse igitambo ngo amene n'amaraso y'impongano ngo nanjye nsigare ndi umunyabyaha. Ntabwo byashoboka. Ukubwira ko hari ibyaha wasigaranye, we yagukuraho, arabigukuzaho iki? Na kera na kare ntabwo ibyaha byavaga ku muntu hatabonetse igitambo. Ninde wabagize abatambyi bo gukuraho abantu ibyaha? Ariko ibyanditswe birahari, abantu basoma ntibabyumve. Ngabo muzababarira
ibyaha bazaba ntago ari ukubwira ngo turakubabariye ngo n'Imana ikubabarire. Oya, ni ukukubwira ubutumwa bwiza bw'uburyo wababariwe ibyaha muri Kristo Yesu. Nde muvuga butumwa wacu. Nitwa umukiranutsi ku bwa Yesu Emile Nshimiyimana. Haleluya. Amen. Ndahiriwe kukumva kandi uzongera wuririri ya pulpit wongera kuvuga ubutumwa bwiza. Amen, amen, amen. Turabyakiriye mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane, turabashimiye. Haleluya. Umvugiye ubutumwa njya mvuga njya mbwiriza.